Kamefi wosheti bagenda bakavaniyo mu cyaro ahantu kure cyane barakazana ngo atangira kuzajya asangira na Dawidi ku meza. Ka kana bahunganye ari gatoya kakavunika uburenge abarokotse barabyumva neza. Imana iduha umugisha. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Hari ahantu umuntu yari ari, hari amasasu yaduciye ku mutwe, hari imirambo, hari amazi twanyweye arimo imirambo, hari amapera twatoraguye ahantu ntavuga tukayarya, ndibutse kambivemo kantajya kure kangaruke, ariko aho twavuye turahazi bene data, aho turi uyu munsi turahazi. Reka twe gusuzugurana, you never know. Reka we kugira umuntu urebera hasi, you never know. Nkunda kuvuga iryo jambo, ntawamenya. Kamefi wosheti barakazana kakandi birukankanye mu ntambara kakavunika utuguru, bakazana arakamuga barakicaza. Haleluya. Bugatangira gusangira na Dawidi ku meza. Can you imagine? Ibintu byose birashoboka bene data. Umuntu yasubije imyaka inyuma aravuga ngo ese ubu ni njyewe uhagaze aho mpagaze aha. Wikwisuzugura aho hantu uri, hari umuntu uri munsi yawe urimo wifuza kuhagera. Hari umuntu uri cipu hasi hanyuma uri kuvuga ngo wampa iriya modoka atwara, wampa amaguru mazima, wampa gutya. Wikwicira witeka, wikwisuzugura. I Nazareti yari kiza cyahaturuka, Filipo aramubwira ngo ngwino urebe, come and see. Ahubwo gira icyizere. Ijambo ry'Imana yavuze ngo uyu muntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza, wubaye cyane mwigisha. Ngo ibya kera babishize. Wenda wari umusinzi, abo bapasiteri twirirwa bumva bakomeye navuze harimo Joyce Meyer n'abandi tutavuze, hari aho babarizwaga, hari ibyo babagamo bidahesha Imana icyubahiro biteye ubwoba. Ntawe utaraciye mu bibi, ntawe uje kwigira innocent hano. Twese hari aho tuba twaraciye kugira tugera aha ngaha. Believe me, mbere yo gukizwa umuntu aba yaraciye mu buzima bw'ubukoryi pe. Ariko ndababwiza ukuri, Imana irababarira. Iyo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, niyo iduha imbaraga zo gukomera, niyo itigutyaza. Imana yampaye isezerano rya shepu tu shepu muri bibiri na kangahe na 13. 2013 muri January. Nubwo yabwiraga shepu tu shepu ngavuga okay, sinzi n'icyo ari cyo, sinzi n'ibyari. Nca muri process yo gutyazwa, mba mu itorero imyaka irenga 10 n'ubu ndacyaririmo. Nca mu bintu n'ibindi, ntambara bihaguruka ibiryama shepu tu shepu ngiye kubambonera avutse ejo bundi nyuma y'imyaka 10. Nta kintu kidashoboka. Ahubwo ikibi nabava ngo mu masezerano ari nta mpamvu. So twe kwisohora amasezerano, twe kwiyaturaho ibibi kuko nibyo Satani akunda, nibyo biryo bye, twe kwigira cheap, twe kwisuzugura. I Nazareti hari kiza cyahava. Ndabashimiye, reka mbanze mbashimire. Ndabashimiye uburyo mukomeza kunyankuraja, abakomeza kumbonera umwanya, mukaza tukaganira, mukaza guhamya, abakomeza kumbwira ko ibyo ndi kuvuga hari icyo bibamarira. Buriya nubwo hawa ari umuntu umwe gusa ufashwa, njyewe amoke. Ibyo kuvuga ngo ntabwo nagize views ibihumbi n'ibihumbi, nzazigeraho. Hari benshi bazabireba kandi bigakiza benshi. Ariko iyo hakijijwe ngo umuntu umwe mu ijuru impundu ziravuga. So niba hari umuntu umwe ushaka gukura ahantu yari ari kure hasi, bikamuzamurira kongera gukundana n'Imana, bikamuzamurira kongera kumva anezerewe Imana, ngiye biranezeza cyane. So kenshi mba ndi kubwira abantu ntaza bazakurikirana batazakurikirana, nazajya kubona nkabona nyuma y'agahe gatoya umuntu arampamagaye ambwiye ibintu, nkumva umutima wanjye urongeye usubijwemo imbaraga, nkumva ndanezerewe. Ibyo musharinga imibano wowe ushobora kutagufasha, ariko hakaba hari undi muntu uzi bishobora gufasha. Gusharinga no gutabona umwanya kugira wumva wowe nta cyangwa leta wenda yakubwira cyangwa nta mwanya wifitiye w'ibyo cyangwa gusharinga, you never know. Hari umuntu uri ahantu urushye, ubabaye, uremerewe, bishobora gusanga bigafasha. Bishobora gusanga bigafasha, especially ngewe ndi kuvuga kenshi sinibaza ko mbabwira abakijijwe cyane cyangwa bageze ahantu runaka. Kenshi mba nibwirira wa muntu wumva ko we ntacyo yiziye,
kenshi mba nirebera wa muntu utaranakizwa, kenshi mba nirebera wa muntu utaramenya ibintu, utazi aho bigeze by'Imana, utabyumva cyane. Rero jya usharinga, jya usangiza abantu ubutumwa, niba utabonye n'umwanya wo kubureba jya ungirira icyizere n'Imana yanjye, ubusharinga. Hari umuntu bushobora kugenda bugasanga ahantu yagiye kwiyahura, yari yiyanze se, yayitesheje agaciro, yumvaga yacumuye cyane, Imana itamubabarira, yumvaga ari umusinzi cyane, Imana itamuzi, yumvaga ari umuntu warangije kwiciraho iteka. You never know. Just jya ubisangiza abandi, ubutumwa bugere kure, twubakane, dutyazanye, kandi dusengerane cyane. Ntabwo nje kwinginga rero uyu munsi nje muri exhortation, ndashaka ko tuganira ku ijambo rigufi yari muri Bibiliya, numva nahasoma kugira ngo wenda dutangirane. Ni muri Yohana 1:45, ndavuga ngo Filipo abona Natanayeli aramubwira ati, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubwira ati, mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Ntabwo nshaka kujya kure y'aho ngaho. Uyu mugabo yarabajije ngo mbese i Yerusalemu, i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Ndashaka kuza kuganiriza umuntu uvuga ngo navutse mu muryango w'abantu baterekera, navutse mu muryango w'abantu bafite ibigirwamana runaka, Abanyarwanda, Abarundi, simbizi cyane, ariko mu Banyarwanda twebwe tuzi aho duturuka, sibyo? Wowe wenda uri mu kinyejana cya vuba aha ngaha, ababyeyi bawe bashobora kuba batarabikoze, nanjye abanjye ntabyo nzi bakoze, ariko Abanyarwanda ibisekuruza byacu ibyinshi, abenshi bararaguzaga, bizeraga ya Mana ya kera, ntashatse kuvuga izina, turahazi aho duturuka, sibyo? Ubupfumu, uburozi, ibintu nk'ibyo ngibyo byarakoraga cyane. Ukajya aho rero ukisuzugura, ntabwo ngewe ndi umuntu uzwi, ubu se nanjye navuga, ubu se I'm sorry. Ugatangira ukituka udututsi, ukiminimiza, ukigira akantu kari cheap, biriya Satani arabiryoherwa cyane. Biriya ni ibiryo uri kugaburira umwanzi, ntukabikore, don't do it. Nubwo utari kuvuga, nubwo utari kugira icyo ukora, ariko wikwigaya, wishaka kwigira cheap cyane. Ushaka ngo ngewe ngo ngo ubuse ngo nanjye navuga ngo na papa w'umusinzi kuriya, ubuse njye nanjye navuga n'umugabo wanjye ugisinda kuriya, and what? Uracyari mu kigeragezo cyawe, uracyari mu ishuri ryawe, ariko byikubuza gufasha abandi. Uwakiranutse muri bikeya azahabwa byinshi, uwakiranutse muri bikeya azizerwa mu byinshi. Wikwisuzugura ngo nuko hari situation itaragenda neza mu buzima bwawe, no way. Ngo nuko wafashe ibiro wabaye kinini cyane, umva utakwicara ahantu ngo nawe uvuge, no, wavuga. Ntabwo ndi kukubwira ngo muri kamera, ntabwo abantu bose bicara muri kamera, ariko wavuga no mu nama y'ishuri, ku ishuri wavuga no mu rusengero, washima Imana, wavuga no muri famiye. Iyo ufite Yesu uba ufite, reka mbasomere mu Bakorinto ba 2, ndumva nawe nahanditse, Abakorinto ba 2:5-17 kujya kuri 18, ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Sinzi ikiganiro nigeze kubibabwira nk'ubushize mu gusenga, hari niba nibuka neza, nababwiye ngo aba bapasiteri tubona uyu munsi bakomeye, bafite amamega church, bakomeye, bafite ukuntu bahagaze, bafashe isi cyane, bafashije sosiyete cyane, n'abantu nukuri batanga ubamye ukumva urarengeye, wabo wenda barabakene cyane 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 cyane. Reka ntange urugero kuri Joyce Meyer, ubuhamya bwe buri everywhere, ukuntu yakuza aba abused na papa we. Gusa uwo muntu wumvaga hari ikiza cyaturuka kuri uwo muntu, tubwizanye ukuri, wumvaga hari ikiza cyaturuka muri uwo muntu. Umuntu wafatwaga ku ngufu, reka tuvuge uko biri, na papa we, imyaka n'imyaka kurinda abaye inkumi, ari maltraité. Papa w'umuntu, ariko muri ibi byari uyu munsi ni umupreacher, uyu munsi ni umuntu ubwiriza isi yose. Joyce Meyer umuvuze
n'umuntu wa hehe yamumenya ngira ngo ni umuntu ujya kujya ahantu byateguwe ntabwo ari ugupfa kugenda ni umuntu ufite amafaranga n'amafaranga so ntago wakagombye kwisuzugura urimo urireba for now maybe ariko ntabwo uzi icyo uzaba cyo mu myaka iri imbere right ntabwo uzi icyo uzaba cyo mu myaka 5 iri imbere ntabwo uzi icyo uzaba cyo mu myaka 10 iri imbere undi muntu ujya untera imbaraga ni Mefibosheti. Mefibosheti uyu muhungu yari umwana watawe ngo ahetswe ku mugongo bari kwirukanka bahunga Sawuli amaze kwicwa Jonathan amaze kwicwa ibintu bimeze nabi intambara imeze nabi hagati y'abarwanyaga abayisiraheli arangije ari bari umuja w'akazi ngo amuhetse ari kumwirukankana karahanuka kava mu mugongo karagwa karamugara bagenda bahungira ahantu kure cyane ahantu mu cyaro j'imagine kure Dawidi amaze kuba umwami amaze gutsinda urugamba abaye umwami ngo aravuga ngo se kwa Sawuli hari uwarokotse ngo mugirire neza ku bwa Jonathan yari yarabanye na Dawidi neza cyane amwibira amabanga agira ibiki aravuga ngo se hari uwaba wararokotse ngo kwa Sawuli ngo mugirire neza baramubwira ngo hari akana kasigaye gutya ngo nakamuga ngo guturenge twako turamugaye ngo kabahana Dawidi aramubwira ngo ntacyo bimbwiye Imana yakwibutse haleluya Imana yakwibutse nta kitashoboka Imana yagutekereje w'ijuru ryagutekerejeho nta kidashoboka nakagira umuntu usuzugura undi we ndabinginze ubu hari abantu baba bapima suri yaravuga nkande suri yafite iki suri yameze gute suri yatahaye suri bakavuga ibintu byinshi bagatekereza ibintu byinshi I beg you stop murekeraho guciraho abantu iteka murekeraho kumva ko ibintu by'abantu bisuzuguritse you never know uyu munsi ushobora kureba umuntu muko ari uyu munsi ejo ukajya usaba audience yo kujya kumureba ejo ukishimira ko wabanye nawe neza ejo ukanezererwa ko wamumenye tureba abantu umuntu ufite Imana agihumeka umuntu ufite Imana agihumeka ntukajye wisuzugura you never know Mefibosheti bagenda bakavaniyo mu cyaro ahantu kure cyane barakazana ngo atangira kuzajya asangira na Dawidi ku meza kakana bahunganye ari gatoya kakavunika uburenge abarokotse barabyumva neza Imana iduha umugisha Imana tugirire neza cyane haleluya Imana tugirire neza cyane hari ahantu umuntu yari ari hari amasasu yaduciye ku mutwe hari imirambo hari amazi twanyweye arimo imirambo hari amapera twatoraguye ahantu ntavuga tukayarya ndibutse kambivemo kantajya kure kangaruke ariko aho twavuye turahazi bene data aho turi uyu munsi turahazi reka twe gusuzugurana you never know reka we kugira umuntu urebera hasi you never know nkunda kuvuga iryo jambo ntawamenya Mefibosheti barakazana kakandi birukankanye mu ntambara kakavunika utuguru bakazana arakamuga barakicaza haleluya ugatangira gusangira na Dawidi ku meza can you imagine umwami Dawidi wundi wishe gihanda atangira gusangira nawe ku meza kubw'inyiturano yari yibutse kubw'inyiturano hari ahantu twigeze kugera muri jenoside ubwo bitumye birirukanse muri ngewe bategura ko tugomba kwicwa batyaza imihoro buri wese bamuha umuhoro we bityarize n'ibiki haza umugabo ntiwanamumbaza simuzi nta muri bakuru banjye nibaza ko yarazwimo wenda n'abakuru bakeya ariko umenya ngo twarigeze guturanaho yari umusirikare w'icyo gihe muri icyo gihe ariko hari bariyeri ndayibatuye nta muntu waharengaga aho hantu hateye ubwoba aho hantu baryaga abantu batogosaga abantu impinja bakarya ibintu begerase biteye seseme umugabo aravuga ngo igihe kimwe ngo yari yabatirishije sinzi natwe ngo twari twabatirishije cyangwa twakomeresheje bya bintu by'amasakramentu
ngo ari kugenda n'amaguru, mama ahagarika cortege yari irimo bene wacu n'ibiki kera, ngo babaha imodoka nabibatwara ibageze iwawe, babaha ride. Donc mama yanga ko bagenda n'amaguru, abaha imodoka ibajyana nabo, arangije ngo aranababwira ati nimubona n'umwanya muze kuza dusangire. Twagize umunsi mukuru munini, dufite igifamiye kinini icyo gihe, tugomba guhura, iminsi mikuru myiza iryoshye. Arababwira ati namwe muze kuza, yirengagiza abo bari bo, yirengagiza icyo ari cyo, yirengagiza anything, just nk'abaturanyi muze kuza dusangire. Haleluya. Umugabo arabyibuka, aravuga ngo kubw'ibyo mama wanyu yankoreye, muze mbereka aho muca. Sinzi ukuntu bafandaritse ibintu, banyuze ahantu mu gikoni, batuza ahantu, bati mwiruke muzagwe mu biganza byanjye, muzagwa ahandi. Ineza iriturwa. Imana ishaka kukwibuka uyu munsi, kwibukiye akantu gato. Ishobora no kutagira kukwibukira, ikakwibukira kuri papa wawe, ikakibukira kuri mama wawe utakiriho, ikakwibukira kuri papa wawe utakiriho, ikakwibukira ku muvandimwe uri mu mahanga. Something, anything. Iyo Imana yibutse umuntu iba yamwibutse. Mariya ntabwo yari azi ko biriya bintu byamubaho. Yari agakobwa gatoya akishakira kwirongorerwa binyuze mu nzira imwe, ariko yabyaye umwana. Uyu munsi arasingizwa, Mère de Dieu. Haleluya. Ejo ntabwo uzakurongora uwo ari we. Wikwisuzugura ngo wabyariye iwanyu, wivuga ngo mama wawe yararogaga cyangwa mama wawe araroga. It's not you, ntabwo ari wowe uroga. Niba uzi ko atari wowe uroga, niba uzi ko wifitiye Imana, wayo wigira cheap ukiye ngo barakubwiye ngo uri kabi, ugakura bakubwira ngo uri kabi, ngo ugenda nk'ugaruka, ngo se ubundi wozimarira iki, bakabona uri akantu karwaragurika, uturwara tw'amoko yose. Hari abari bunyumve bagaseka. Ni ukuri Imana nta habi itakura umuntu. Ndashaka guseka muri iki kiganiro. Imana nta habi itakura umuntu. Twige kubahana, twige gushyigikirana, twige gukundana, twige kuvugana ibyiza, kubwirana ibyiza. Mefibosheti atangira gusangira na Dawidi ku meza. Reka ngaruke kuri wa muntu rero navugaga kare mu mwanya ushize, ngo mbese Nazareti hari ikiza cyahava. Kristo niho yari yavuye. Kristo yari ari guhagurutsa ibimuga, Kristo yari ari guhumura impumyi, Kristo wandi wabyawe na Mariya na Yosefu w'umubaji, wandi witwaga ko asuzuguritse, wandi wari umukene. Bibiliya ivuga ngo nta nubwo yari akunditse, yewe ngo no mu bigaragara ntiyari afite uburanga bwiza bukabije, ariko ahinduka umwami. Araza aca mu nda y'umugore, aca bugufi, umwana w'umufiyemere. Abafiyemere, haleluya, bopere papa Yosefu aramurera, barakura, agire. Uyu mugabo abyumvishe, ariko mutambeshye, mumbwije ukuri, ariko mumbwije ukuri. I Nazareti hari ikiza cyahava. Filipo aramubwira ati ngwino urebe, come and see, ngwino urebe. Birashoboka, birashoboka ko uyu munsi waba uri kwisuzugura ngo kuko wabyariye iwanyu, ariko ntabwo uzakurongora ejo. Haleluya. Abakobwa babyariye iwabo, haleluya. Abafiyemere, Mariya ntabwo yari azi ko biriya bintu byamubaho. Yari agakobwa gatoya akishakira kwirongorerwa binyuze mu nzira imwe, ariko yabyaye umwana. Uyu munsi arasingizwa, Mère de Dieu. Haleluya. Ejo ntabwo uzakurongora uwo ari we. Wikwisuzugura ngo wabyariye iwanyu, wivuga ngo mama wawe yararogaga cyangwa mama wawe araroga. It's not you, ntabwo ari wowe uroga. Niba uzi ko atari wowe uroga, niba uzi ko wifitiye Imana, wayo wigira cheap ukiye ngo barakubwiye ngo uri kabi, ugakura bakubwira ngo uri kabi, ngo ugenda nk'ugaruka, ngo se ubundi wozimarira iki, bakabona uri akantu karwaragurika, uturwara tw'amoko yose. Hari abari bunyumve bagaseka. Ni ukuri Imana nta habi itakura umuntu. Ndashaka guseka muri iki kiganiro. Imana nta habi itakura umuntu, nta habi itakura umuntu. Wikwirangirizaho iteka, wikwiciraho iteka, niko bavuga. Wikwirangiza ngo nuko papa wawe asinda akinyarira. Musore tuse barahari.
wikwirangirizaho iteka, wikwiciraho iteka ngo reka da na wa mugabo ukinywa kwa kundi, aha njye se nahamya iki? Mu buzima bwawe bunini dufite ubuzima bunini, tugizwe n'umubiri, tugizwe n'amarangamutima, tugizwe n'umwuka. Iyo witegereje muri ibyo bintu bitatu bitugize bitwubatse, nta kintu ubona vraiment wateyemo intambwe, nta kintu ubona Imana yaheraho ikora, nta kintu ubona vraiment wikwiciraho iteka, wikwiciraho iteka. Imana ishobora kuzana umugabo ejo agakunda uwo mubiri, yakunda uwo mubiri n'indwara ntumenya aho ziciye amarangamutima yawe agakira. Imana ishobora kuguha itorero ryiza ejo ugakizwa bya bindi umuntu akakubwiriza ukumva mu mwuka ubaye umuntu ukomeye. Waravugaga ngo nanjye ndashaka kurongorwa n'umukozi w'Imana, ariko se yewe utazi no gusoma ibipaje ebyiri za Bibiliya, Imana ije ikakwihera best friend cyangwa ikakwihera umuturanyi mwiza ukunda Imana, agatangira kujyana mu bintu byo gusenga ugakizwa. Wa mupasiteri mukazahura wumvaga ufite ubwoba bwo gusengera ngo nanjye se ngo hari icyiza cyambaho nanjye. Tureke kwirangiza, tureke kwirangiza twenyine, tureke kwishyingura twenyine. Nta habi Imana itakura umuntu, nta habi Imana itakura umuntu ugatangira gusangira n'abakomeye ku meza, ugatangira kwicara kuri YouTube ukavuga Imana, ugatangira gusengera abarwayi bagakira, ugatangira ibintu byose birashoboka. Bene data, umuntu yasubije imyaka inyuma aravuga ngo ese ubu ni njyewe uhagaze aho mpagaze aha. Wikwisuzugura aho hantu uri, hari umuntu uri munsi yawe urimo wifuza kuhagera, hari umuntu uri cheap hasi hanyuma uri kuvuga ngo wampa iriya modoka atwara, wampa amaguru mazima, wampa gutya. Wikwiciraho iteka, wikwisuzugura. I Nazareti yari kiza cyahaturuka, Filipo aramubwira ngo ngwino urebe, come and see. Ahubwo gira icyizere, ijambo ry'Imana yavuze ngo uyu muntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza, wubaye cyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Wenda wari umusinzi, abo bapasiteri twirirwa bumva bakomeye navuze, harimo Joyce Meyer n'abandi tutavuze, hari aho babarizwaga, hari ibyo babagamo bidahesha Imana icyubahiro, biteye ubwoba. Ntawe utaraciye mu bibi, ntawe uje kwigira innocent hano. Twese hari aho tuba twaraciye kugira tugera aha ngaha. Believe me, mbere yo gukizwa umuntu aba yaraciye mu buzima bw'ubugoryi pe. Ariko ndababwiza ukuri, Imana irababarira. Iyo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, niyo iduha imbaraga zo gukomera, niyo itigutyaza. Imana yampaye isezerano rya shepherd to shepherd muri bibiri na kangahe na 13, 2013 muri January. Nibwo yabwiraga shepherd to shepherd ngavuga okay, sinzi n'icyari cyo, sinzi n'ibyari. Nca muri process yo gutyazwa, mba mu itorero imyaka irenga 10 n'ubu ndacyaririmo, nca mu bintu n'ibindi, ntambara bihaguruka ibiryama. Shepherd to shepherd ngiye kuramubonera avutse ejo bundi nyuma y'imyaka 10. Nta kintu kidashoboka. Ahubwo ikibi nabava ngo mu masezerano ari nta mpamvu. So twe kwisohora amasezerano, twe kwiyaturaho ibibi kuko nibyo Satani akunda, nibyo biryo bye, twe kwigira cheap, twe kwisuzugura. I Nazareti hari kiza cyahava, ku Muhima hari kiza cyahava, i Nyamirambo hari kiza cyahava, kamvuga ngo mu Biryogo hari kiza cyahava, kamvuga ngo uyu munsi utuye kuri 118 utinya no kuzana abo musengana ngo batahabona. Kuri 118 hari kiza cyahava. Utuye muri apartment murarana wowe na bakuru bawe, murarana mu cyumba muri batatu, hari kiza cyahava. Muri apartment abana bagerekeranye mu cyumba bose, hari kiza cyahava. Imana ishobora guhindura amateka. Umugabo yaragutaye uri kwirerana abana, yego ejo hari kiza cyahava. Wikwisuzugura, ngo se bazambona ngo n'ibintu nakoraga ngo baza byo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, ukabuze ngo wakarabye wihannye warangije. Imana ishobora byose. Imana ishobora kuguhindura neza gutya pe, ugahinduka. Abantu bakibagirwa ko wanywera umogi, abantu bakibagirwa ko wanywaga whisky ugasinda, abantu bakibagirwa ko wateraga abakozi bo mu rugo inda, abantu bakibagirwa ko wataye umugore, abantu bakibagirwa ibintu byose. Hari ikiza nawe cyakuvaho. Wikwirangirizaho iteka, wikwiciraho iteka, wikwisuzugura. Iyo turi muri Kristo Yesu tuba tubaye byaremwe bishya, ibya kera biba birangiye.
Imana ihita itwinjiza muri process yo gukizwa, gukurwamo bya bindi byose, ya mahwa yose, ikatugira abantu bazima tubasha natwe gufasha abandi. Iyo warihiye umwana ishuri, reka aka kantu nkavuge, iyo warihiye umwana ishuri wifuza ko nawe azagera ahantu yararangije rya shuri, yabonye akazi keza, kuko nicyo uba umwifuriza, nawe azafasha abandi. Imana aduha Yesu Kristo araza, arasuzugurika muri iyi si, avukira mu mugore, ahinduka ukuntu, aracibwa mu maso, araterwa icumu, arabambwa ku musaraba, apfa ruriya rupfu rubi, ngo ariko ngo ntiyaheranwa n'urupfu, arazuka avamo, yaka Satani urufunguzo, aduhesha ubugingo buhoraho. Nawe iyo agukijije akuvanye mu byaha, akugize muzima, aba yifuza ko hari icyiza cyaguturukamo cyakiza abandi. Imana iduhane umugisha. Murakoze.